yaragiye kuvuma ubwoko bw'Imana abwitegereje asanga ntabwo buvumika abwitegereje asanga budahangarwa abwitegereje asanga Imana yagendanye nabwo n'inyamaboko yagendanye na Mose irangije kugendana na Mose ibana na Farawo ikanda Farawo imugarukaho yaramaze imyaka yindi 440 narimbuze ngo Imana ijya yibuka isezerano ijya yibuka indahiro ijya yibuka icyo yarahiriye muririmbye yararimbye avanga ijambo Imana yavuze ngaho kugira ngo rihere isi n'ijuru byazingwa bikazingwa nk'impapuro narimvuze ngo nimukomere narimvuze ngo irangije kugaruka iravuga ngo niyumvise kuniha nubutse gutaka kwabo iravuga ngo ngiye kubakura mu gihugu cya Egiputa kandi nzabakuza y'amaboko akomeye ariko kandi irahira iravuga ngo Farawo yarambabaje ntabwo nzabura kumugirira nabi ntabwo nzabura kumuhana nzabakurayo mbakuje y'amaboko akomeye aya ngaya Balamu yavuze aya niyo Balamu yavuze avuga amaboko y'Imana iravuga ngo nzabakurayo mbakure mu maboko ya Farawo mbakuje y'amaboko akomeye narimvuze ngo ukomere nta kure kubaho Imana itakura umuntu narimvuze ngo ntaharenga Imana itakura y'umuntu narimvuze ngo ufite intambara ufite amakuba weho byanze ubona ko bicitse ariko kandi n'Imana irinda ibyo yakoze ibihagararaho n'Imana irinda ibyo yagezeho ikintu yakoresheje amaboko yayo icyo yategekesheje ijambo ryayo igihagararaho uwo yaremesheje amaboko yayo imuhagararaho n'Imana igerwanya ubwenge bw'ingirwa bwenge kuko igira umutima w'ubwenge ifite umutima w'ubwenge ntawe uyirisha ubwenge rero ubwenge bw'ingirwa bwenge irabuhangamo ariko kandi n'intwari y'inyamaboko ifite amaboko nta ntwari igirusha amaboko rero kuko Imana ari intwari y'inyamaboko. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rafa TV, amahoro y'Imana mugisha Imana itanga nobe kuri mwebwe. Mbashimira uburyo mukomeje kubana nanjye, urukundo mukomeje kunyereka, mukora subscribe kandi munakurikirana ibiganiro tushyiraho, mugenda munatwungura inama kandi nshimira n'abantu bari kubana nanjye bakanganiriza iby'ubuzima bwabo, nongera kuvuga ngo Imana ibakomeze kandi mbihanganisha muri urugendo rutoroshye abagabo bahagazemo, abagore bahagazemo, abakobwa, urubyiruko, mu ngendo zose muri gucamo muri iyi minsi ndabakomeje. Nongera kuvuga ngo hari n'abantu nkomeje bagize ibyago. No mumama umwe yari umushuti wanjye yakoreraga ari Nyabugogo, yafashwe n'umutwe gusa gato, ako kanya baguye hara muri Nyabugogo, ubu yitabye Imana barimo baramushyingura. Reka mvuge ngo nkomeje abasigaye. Nongera kwihanganisha abantu bafite ibibazo by'uburyo butandukanye, abari kwa muganga mu mpande zose zitandukanye, nkomeje abo bantu. Imana ibahe kwihangana, namwe muri gukora Imana ihire imirimo y'amaboko kugira ngo mujye mubona mega, mudukandire subscribe, munatugandiza cyangwa se munatere comment. Ibyo bintu byanyu birakenewe. Rero nanone ntago ndi njyenyine, kandi nanone ndi kumwe n'umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Imana ihagurukije muri iyi minsi igoye, aho abantu bari kuvuga batatumwe n'Imana cyangwa se bakagenda uko bishakiye, ariko nshingiye no kubyo twagiye dupangana mwese, arimo aravuga nk'uko Imana imutumye. Reka tumwakire. Murakaza neza? Murakoze. Amahoro y'Imana kuri twe. Nari mvuze ngo amazina ni Marie Rose niyo mukesha. Yego. Natwe amazina Mukakagina Josiane. Josiane wari umeze neza? Turashima Imana. Murakoze cyane. Twabakira kuri Rafa TV, umwanya tukanawubaha kandi mugakomeza n'ijambo ry'Imana. Yego murakoze cyane. Tubashimiye umwanya muduhaye. Dushimiye n'Imana iduhaye uyu mwanya. Amen. Murakoze. Dushimiye Imana ibanye natwe, dushimiye Rafa TV. Uyu mwanya turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara mu bice 24 guhera ku murongo waho wa 8. Kubara ibice 24
ku murongo waho wa 8 tujye kuganira amagambo y'Imana hari, hanyuma Imana ibane natwe. Hari amagambo avuga ngo Imana yabukuye muri Egiputa niyibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo, buzarya amahanga abubereye ababisha, buzamenagura amagufwa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo. Mwakira amagambo y'Imana. Kansubiremo, Imana yabukuye muri Egiputa niyibujyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo, buzarya amahanga abubereye ababisha, buzamenagura amagufwa yabo, buzabahinguranisha imyambi yabwo. Mwakira amagambo y'Imana. Kadusenge hanyuma tuganire ku magambo y'Imana. Shyirwa hejuru Umwami w'abami, turagushimye mutanga bugingo, niwe ugira ikirema warangiza ukagikomeza. Haleluya. Shimwa, himbazwa. Haleluya. Amamara niwe gusukwiriye gushimwa, no kuba duhumeka, no kuba tukigenda, niwe wahabaye. Izina ryawe niryubahwe. Ugize neza kubana natwe, ugize neza kuganira natwe. Amagambo yawe urakoze mutanga bugingo, ganubane natwe, ubahagarane nanjye, hagarane wese uzumvira ijambo ryawe, rizamwubake kandi rizamukomeze, uzakorere muri ryo ureme iby'imbaraga, kandi utegeke byose bikumvire kuri nyirabyo mu izina rya Yesu, amen. Twe dusomye amagambo y'Imana mu kubara mu bice 24 umurongo wa 8. Hari amagambo avuga ngo Imana niyo yabukuye muri Egiputa. Yego. Imana niyo yabukuyeyo, niyo yagendanye nabwo ubu bwoko, niyo bujyana kandi niyo bugarura. Haleluya. Kandi izamenagura amahanga abubereye ababisha. Haleluya. Izamenagura amahanga abubereye ababisha. Yego. Ariko kandi iyi myamba abagome babajomba bazahindukira bari bo bayibahinguranye. Amen. Nari mvuze ngo Imana ihagarane namwe. Amen. Ego. Imana niyo yagendanye natwe. Haleluya. Imana niyo yatubumbye, niyo yaturemye, nitumye tukibaho, nitumye tukiriho, bitabujije ko hari insoro zagiye ziri insoro, bitabujije ko hari abagiye bakivuga cyangwa se bagize mu gihe bagatanze umusaruro. Nibyo. Bitabujije ko hari ababyeyi bavuye mu bana, bitabujije ko hari abagiye, ariko Imana nibyemera. Ndabwira ngo nigira ikirema yarangiza ikagikomeza, niyo yubaka kandi ninayisenya, ariko isenya bitagira umumaro. Ego, isenya bitagira umumaro. Aha ni ijambo Balamu yavugaga avuga Imana, avuga kuntu yakuye ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Avuga ko ariyo yabujyanye, yaragiye kuva mu bwoko bw'Imana. Abwitegereje asanga ntabwo buvumika, abwitegereje asanga budahangarwa, abwitegereje asanga Imana yagendanye nabwo n'inyamaboko. Yagendanye na Mose, irangije kugendana na Mose, ibana na Farawo, ikanda Farawo, imugarukaho, yaramaze imyaka yindi 440 ababaza ubwoko bw'Imana. Nari mvuze ngo Imana ikigaruka, nari mvuze ngo ikigaruka igahembura umuntu wayo, ubwo yarivugiye ngo ntabwo yababaza umuntu wayiteka, inyuzamo ikamugirira ibambe, ubwayo yarivuze iravuga ngo ntabwo yamubabaza iteka. Ikigaruka kandi nigira ikirema yarangiza ikagikomeza. Yagarutse ku Bisiraheli bari mu bunyagi, ibagarukaho bari mu gihugu cya Egiputa, ibana nabo, ibakuruza amaboko akomeye, irabera intwari. Ireba araho yageze imwitangiriro, ivuga ngo ndebye Abisiraheli, menya uko bameze, ndebye umuniho wabo, nibuka isezerano nagiranye na Aburahamu, nibuka isezerano nagiranye n'umugaragu wanjye Aburahamu. Nari mvuze ngo Imana ijya yibuka isezerano, ijya yibuka indahiro, ijya yibuka icyo yarahiriye. Umuririmbyi yararimbye avanga ijambo Imana yavuze ngo kugira ngo rihere, isi n'ijuru byazingwa bikazingwa nk'impapuro. Nari mvuze ngo nimukomere, nari mvuze ngo uzumvira ijambo wongere ukomere, nigira ikirema yarangiza ikagikomeza.
hanyuma ngo imaze kwitegereza Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, yumvisha umubabaro, igaruka ku Bisiraheli nk'uko nawe yakugarukaho uyu munsi, nk'uko yagaruka mu mirimo yawe uyu munsi, bya bindi byanze, nk'uko yagaruka mu buzima bwawe, bya bindi byapfuye, nk'uko yagaruka mu mibereho yawe, bya bindi byanze, nk'uko yagaruka mu migambi yawe, bya bindi wagerageje bikanga, ariko kandi iragaruka. Irangije kugaruka, iravuga ngo niyumvise kuniha, nubitse gutaka kwabo, iravuga ngo ngiye kubakura mu gihugu cya Egiputa kandi nzabakuzaho amaboko akomeye. Ariko kandi irahira, iravuga ngo Farawo yarambabaje, ntabwo nzabura kumugirira nabi, ntabwo nzabura kumuhana, nzabakurayo mbakujeho amaboko akomeye. Aya ngaya Balamu yavuze, aya niyo Balamu yavuze, avuga amaboko y'Imana. Iravuga ngo nzabakurayo mbakure mu maboko ya Farawo mbakujeho amaboko akomeye. Nari mvuze ngo ikomere, nta kure kubaho Imana itakura umuntu. Nari mvuze ngo ntaharenga Imana itakurayo umuntu. Nari mvuze ngo ufite intambara, ufite amakuba, weho byanze, ubona ko bicitse, nta kure Imana itagukura. Imana ishimwe. Muri ibyo rero iravuga ngo iyo birenze inkombe ntabwo birenga ijambo yavuze. Ni ukuri. Nta kure kubaho Imana itakura umuntu, niko Theo yaririmbye. Amen. Imukura kujya ibivuzo, imukura muri bwa buzima, hanyuma irangije iramugaburira, imubeshaho abaho. Haleluya. Kandi abeshaho n'abandi kuko Uwiteka yamubeshejeho. Uko ni ukuri. Imana ihimbazwe. Irangije ngo ikura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ibakuje amaboko akomeye, ihana Farawo kandi iramucyaha, birangira Farawo n'ingabo ze ibihesherejeho icyubahiro nk'uko yari yabigambiriye. Hanyuma irangije yambutse ubwoko bwa Isiraheli mu mbaraga zayo, ibambutse inyanja itukura, ibambutsa Yorodani, ibageza hakurya. Aho arangije ahageze niho Balamu yavuze, arangije aravuga ngo Imana yakuye ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, niba ujyana kandi niba ugarura. Haleluya. Nari mvuze ngo niyo yabanye nawe, ariko kandi nayo izakurinda. Imana ishimwe. Izakurinda kandi uba amahoro nubwo uca mu makuba. Muri ibyo ni warengera ngo nyura mu misozi, ngo nkanyura mu mataba, ngaho kose harushye umutima, ariko ngo nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Aravuga ngo nawe ntabwo ajya atinda kunyumva. Nari mvuze mwiri jambo rivuga ngo nta kuru Uwiteka atakura umuntu. Haleluya. Nari mvuze ngo nta kuru Uwiteka atakura umuntu. Yego. Nta kuru Uwiteka atakura umuntu. Nta kuru Uwiteka atakura. Nta kuru atamukura, ariko kandi nta naho atamugeza. Imana ihimbaza. Ariko kandi n'Imana irinda ibyo yakoze, ibihagararaho. N'Imana irinda ibyo yagezeho. Ikintu yakoresheje amaboko yayo, icyo yategekesheje ijambo ryayo, igihagararaho. Uwo yaremesheje amaboko yayo, imuhagararaho. Amen. Arangije avuga Imana neza, aravuga ngo n'Imana yabukuyeyo, ngo niba ujyana kandi niba ugarura, nigendana nabwo. Arangije avuga ngo ubu bwoko buzamenagura amahanga bubereye ababisha. Amagufwa yabwo azabumenagura. Nari mvuze ngo Imana imenagure imbaraga zari ziguhagurukije. Haleluya. Imenagura amaboko y'umwanzi yaraguhagurukiye, iburyo cyangwa ibumoso, impande zombi. Aya maboko Uwiteka yaremerere, kuko ari intwari y'inyamaboko, ni intwari y'inyamaboko. Hari aho nageze muri Yobu mu bice 9 umurongo wa 4, haravuga ngo igira umutima w'ubwenge, nta winangira umutima ngo agubwe neza. Igira umutima w'ubwenge, ariko kandi nta muntu uginangira umutima ngo agubwe neza. Ariko kandi nta munyamaboko uyirusha amaboko. Bishatse ngo nta winangira umutima ngo agubwe neza. Amaboko yose yayashobora, imbaraga zose yazishobora, ubwami bwose yabushobora, kuko ari intwari y'inyamaboko. Imana ishimwe. Ariko kandi nta bwenge wirisha ubwenge, kuko igira umutima w'ubwenge. Ni Imana igerwanya ubwenge bw'ingirwa bwenge, kuko igira umutima w'ubwenge. Ifite umutima w'ubwenge, nta wirisha ubwenge. Rero ubwenge bw'ingirwa bwenge irabuhangamo.
ariko kandi n'intwari y'inyamaboko ifite amaboko, nta ntwari igiye irusha amaboko rero, kuko Imana ari intwari y'inyamaboko iri hejuru ya byose, n'intwari y'inyamaboko. Ariko kandi ageze kuri uyu murongo w'8 aravuga ngo ubwoko buyibereye ababisha buzamenagurika, ubu bwoko izabujya nk'umutsima, izabujya bubereye amabisha. Nari mvuze ngo Imana ihagurukire ubwoko bwari bukubereye ababisha. Imana bikugabize, ibuhagurukire, iburemerere, ariko kandi iburwanye, iburwanye, kuko ari intwari y'inyamaboko, niyigira ikirema yarangiza ikagikomeza. Nari mvuze ngo ukomere, umutima wawe nuhumure, wari uremerewe, wari ufite intambara, yaravuze ngo ushikamije umutima izamuri, ariko kandi azaba amahoro, azaba amahoro masa. Ushikamije umutima izamurinda, ariko kandi azaba amahoro. Irangira iravuga ngo imyambi yabwo izabuhinguranya. Hari igihe umuntu ategura igitero kuri weho, ariko kandi ikigoyi yateze akaba ari we gishibuka. Yego yavuze ngo ubu bwoko imyambi bwateguye izabuhinguranya. Nari mvuze ngo ikigoyi bagutega aba ari we gihinguranya, ikigoyi umwanzi yateze ku buzima bwawe aba ari we gifata. Nari mvuze ngo uyu mwambi bari bateze niwo gutarukane, niwo gushibukane, ahubwo bahinguranye mu izina rya Yesu. Uyu mwambi bari baguteze kuko wubashye Imana, kuko uri mu ruhande rwayo, kuko utavumika, uhinguranye mu izina rya Yesu. Uyu mwambi bari baguteze n'uhinguranye mu izina rya Yesu Kristo. Imana niganze kandi iganze ubugingo bwawe. Murakoze, murakoze. Mureke dusenge. Umugisha mwinshi neza Imana ibe kuri wowe. Murakoze. Reka twakire, reka dusenge Imana kandi tuyihamagare izihagarare mu ijambo, ihagarare n'abantu bayo. Iyi mitima yavuze ngo niha imbaraga n'abatibashije nibabashisha. Imana yo mu ijuru, Imana yo kwiringirwa, mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, intwari mu ntambara, izina ryawe niryubahwe. Ganubane n'abantu bawe, nufashe imitima nuyihembure, imitima iremerewe nuyikomeze, imitima ibabaye nuyihumurize, abadafite kirangira nubarengere. Ariko kandi aba bantu bafite amahanga bahagurukiye nuyacogoze, nuyananize. Imyambi bari baduteze n'abari bo ifata nibahinguranye. Myambi umwanzi yarateze abantu bawe nivunagurike. Aya magufwa bigaragara nk'amagufwa napfusa, namenagurike, natagashiro, hanyuma abantu bagubwe neza. Havuze ngo gushikamije umutima uzamurinda kandi azaba amahoro. Abantu bawe ni baba amahoro mu izina rya Yesu. Gahutegeka kandi bikumvire kuri nyabyo bishoboye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze urakarama.